itangira yitwa Gatunga Village. Bimeze bite? Filime y'umwaka y'ibihe byose. Hamagara abantu muziranye babwire ngo filime yagezeho kuri ya YouTube channel. Filime imaze igihe gucururizwa ahandi hantu ikorera gaceri mu buryo mpuzamahanga. Rock Entertainment presents ubu tuyizanye no kuri YouTube channel kugira ngo murye ubuzima tunyuzamo tubatemo utuntu tw'udufilime tw'ubwenge nk'utu. Dutangiriye ahantu mu ishyamba. Ndagira ngo mve amagambo dutangire. Mugabo dutangiranye. When you talk about soldier, atuvuza abasirikare, every soldier thinks about buri musirikare wese ahita atekereza uyu. Wumvisha ayo magambo ariko atuye umugabo ivuza abasirikare n'abasirikare bose bahita bitekerereza uyu. Nka kuriya mu gihugu ivuze ngo abasobanuzi nabo bahita bitekerereza Rocky. Rabe. When you talk about soldier, atuvuza abasirikare, every soldier thinks about buri musirikare atekereza we. Put aside the death. Ibyo urupfu bishyire ku ruhande. Only thing he fears, ikintu cyanyine n'umugabo atinya ntago ari urupfu, missing the target. ahubwo we atinya ngo guhusha igipimo. Nicyo kintu atinya. Ntago atinya kuba yajya ku rugamba bakamwica, ahubwo ngo yitinyira kuba yarasa nka haduye akamuhusha. Base killing machine. Uyu mugabo ni imashini yo kwica yatoshwe. Mwana muto umusirikare. Captain Monster. Bamwita Captain Monster. And to be someone when others. Uyu mugabo niwe leta yamagara iyo abandi basirikare bananiwe, abandi bananiwe. He's trying to kill. Uyu mugabo yatojwe kwica. But born to rescue. Ariko nanone yanatojwe kuba yashira ubuzima bwe mu kangaratete kugira ngo atabara ubuzima bw'abandi bantu cyangwa se bw'abayobozi cyangwa bw'igihugu mu gihe yaba atabaje. Out of the job he loves. Ndetse ibyo ni bimwe mu bigize akazi akunda, kuba yakwemera gutanga ubuzima bwe kugira ngo apfire igihugu cyangwa se apfira nk'umuntu akwiye kuba ari kurinda. Well trained in Cuba. Uyu mugabo yatorejwe muri Cuba, niwe yakoreye ikosi. Russia. Akorera ikosi mu Burusiya, Egypt and China. mu Misiri ndetse n'Ubushinwa hose leta yagiye imwohereza yo gukorera ikosi. Rabe. Monster. Captain ni King Platinum nako director ni Platinum. Frontline is his. Uyu mugabo ngo hahandi abandi basirikare batinya cyangwa se ku murongo w'imbere, niho hantu we yumva ari nko mu kibuga kiniramo. Him to turn impossible. Uyu mugabo yatoshwe gufata ibidashoboka akabigira ibishoboka. Max Ryan Fembrizi nibo ba DOP. Mwana byo gakora umwitozo. Mfite umwitozo akora wongera ngo n'akanyabugabo. Bamubona ariko Captain Monster. Washoyemo amafaranga n'uwo muri kubona. Tuntu tw'utumanyeri bari kwitoza hano. Umusore koze ikosi mu Misiri, mu Bushinwa, muri Cuba, akora ikosi muri Russia. Aho hose yakoze iyo nta kintu ngatinya. Iyo uvuze ngo abasirikare bitekerereza uyu, babumva ariwe musirikare ngurenze. Ndetse ngo niwe igihugu gihamagara abandi bananiwe. Ni muntu ki? The man who tasted the. Uyu mugabo niwe muntu wahanganye na Sekibi. Ndetse yabaye kuzimu, ahangana n'ukuzimu, arangije arongera aragaruka. Muri make ni nko kubwira ngo uyu mugabo yanyuze muri byinshi ku rugamba birenze kuba waca kuzimu. Monster. Filime bayise ngo iki? Wrath of Soldier. Isangwa he? Ubu none iri gusangwa kuri ya YouTube channel yanyu. Iyi filime uyirebye utarakoze subscribe, ushobora gushiduka ribi guhamagaye kanabiguhanira. Hano tuvuye hakurya ari uri gukubitwa pfunsi. Igipfunsi ari uri gukubitwa. Bimeze bite? Gukubita yabize icyo wari wakubita umuntu nawe ukaruha. Ari uri gukubitwa ninde? Rebe filime. Azana mukuzano. Filime y'ibihe byose uyirebe witonze. Iyi filime irimo ibyamamare. Baza gusangamo Banita Pendo, Badumba, Badi bose bariyo. Basavimbi. Serge Yamuremye. Iyi filime kirimo ibyamamare. Rabe. Kubita inyundo. Ubakubita ninde? Arwash. Mr. Rabe. The camera. Umva shiraho kamera sha. To stream. Tugomba kubinyuzaho live ibyo tugiye kumukorera. Minister, ngo ni Premier Minister bashimuse. Bimeze bite? Abagabo bashimuse Premier Minister kandi ngo bagiye kubinyuza ku mashusho. Bakureyo kamera babinyuzeho.
isi yose irebye bagiye kumukorera. We have to plan our way. None se sheri ubukwe bwacu no tubupange dore wa musirikare Captain Monster ari mu gihugu ameze neza ari kumwe na sheri we ntago azi ko premier ministre w'igihugu bamushimuse. I know. Sheri ndabizi tugomba gupanga ubukwe. So you put on. Ariko nanone upanze icyo uzambara se? Secret. Uzakwambika uramuzi? Sheri ngenda kuzi ngomba kugutunga ariko nabonye umuntu uzanyambika. Katurori ndaje. Uwo ni sheri we. Wa musirikare twabonye tuvuye kuri uriya sheri we nanone na Monster aho bari tugaruke hakunino. Ku biro by'ubutasi by'igihugu hari abariyo bari mu kazi. Ubutasi buraki bari ikintu cy'ingenzi bari gukurikirana amakuru kugira ngo hatagira igitungura igihugu kikaba cyahungabanya umutekano. Hano bari gukora akazi bashinzwe. Wazanye hano azana flash acomekamo hano. Reba filime kanda kana kariya rabe kimara gucomeka ni ku biro by'ubutasi. Reba filime witonze kanda hano bari mu kazi bamenye haduye ataturuka bari hano icyabacanze. Rabe babona warning mu mashini yabo babona premier ministre w'igihugu yashimuswe video ye. Tangira kubona video ya prime minister w'igihugu yashimuswe. Kurana rakanda rebe What happened? Man bigenze bite? One is trying. Hari umuntu uri kugerageza kuduhakinga twinjirire. Turebe ibintu ashaka. Someone tried to. Hari umuntu uri kugerageza kutwinjirira. Rabe Fanda bitekerezaho. Please show. Mva nyereke ibyo bintu bashaka kutwinjiranamo ngo batwereke. Barebe babonye video ya prime minister. Premier ministre w'igihugu yashimuswe. Katurori yakubititse amaraso. Iyo video yahise yoherezwa. Premier ministre yafashwe. Abagizi ba nabi bamushimuse bafite ibyo bari gusaba. Bafite ibyo bari gusaba. Abahise babona kari ibibazo. Sosa Prime Minister Ati ngende Premier Ministre w'igihugu. I was kidnapped. Nashimuswe. Ati bano bantu banshimuse bari gusaba ko murekura abagizi ba nabi bagenzi babo kugira ngo nanjye bandekure. Ikindi mfunganywe n'abandi bantu benshi banshimutanye nabo b'inzira karengane. Good. Ukoze neza Prime Minister turabamushimuza. Mama ninje bafite utuyuyuzo yarakaye. Telefone. Premier Ministre ubutumwa butanze. General. Yego General. Hamagaye. Already I have two agents. Wabibonye ko mfite aba agent banyu babiri ndetse na Premier Ministre. Ntimugerageze stupidity. Gukora ikintu cy'ubugoryi. Premier Ministre ndamwica. Pause the rest. Things to. Ntimugerageze gukora ikintu cy'ubugoryi ngo muje kumutabara ndamwica. Murekure genge yacu mwashimuse. Byihebe. Mr. General. Ako kanya telefone hano yarasonnye. Afanda arahamagaye. Niduhamagaye wa musirikare madame avaye. Shani ninde uri kuguhamagara? Uyu ni fiance we bari gupanga ibintu by'ubukwe. Uyarebye abona handitsemo Fandi. Ata za telefone zawe zihona ziguhamagara z'akazi. Kibona na Fandi itabyuka. Hello. Sir. Yes sir. Time to go on your work. Nicyo giye gucye mu kazi. No sir. Nyakwa ntabwo byashoboka ubunona. Getting ready. Mfite ubukwe ndi gutegura ryo. You already know that. Urabizi ko nta guhamagara atari ibintu by'ingenzi. Ndabizi ko wari ufite ubukwe ariko iby'ubukwe bubiretse birihutirwa umugabo yarari mu myiteguro y'ubukwe. Yeah. Sawa. That was a very important. Koko nimba byihutirwa uwo muntu bashimuse ari ingenzi cyane. Ndaje. Ndaje none ariko niyo misiyo ya nyuma ngiye gukora undi manze nikorera ubukwe. Mwana yise ashyira motoni igihugu kiguhamagaye uko byamera kose uritaba. Bimeze bite? Mwana yise afunga kamayi. Sorry baby. Umbabarire baby. Mfite bino kubikora. Uzamara igihe kingana iki? 1 week. Icyumweru kimwe gusa sheri nzaba ngarutse. Minister bashimuse bamushimutiye mu gihugu cya Zamburi. Urabona ariko muri Zamburi bamushimutiye. Iyi filime yakiniwe mu bihugu byinshi ntabwo yakiniwe mu Rwanda gusa. Ibyo byo mwicare mubizi. Katurori muri Zamburi no bamushimuse bamutwara. Umusirikare cyo hano avayo. Iyo filime bucece
mu gace yatatse, aho abandi bantu ngo bananiwe niwe muntu woherezwayo. Bebe gezaho amabandari bucece mu gace do ku bitano, ariko nta kintu numvishije. Kavayo avayo, ariko ni ikintu numvishije. Nimwe punch do asi punch gipfunsi gitera kanseri, kitakwishita urwara kanseri. Bebe avayo musore. Filime nayibazaniye, komeza imbere. Vayo ipfunsi afan, We haven't umva twinjiriwe binjiriwe. Bimeze bite ngo binjiriwe? Wigeze hano arare minister bahamukuye kare bakimenya ko binjiriwe. Bino byabe nibihanga byahise biri gitabiciyeho. Umwana arinjira bamutumye. Geze hano abona iminyururu yari iziritse, ako iminyururu nta kintu nayikoresha. Arayireba niba bari bazirikishije prime minister, yavuze ngo yarazirikiye hano aragiye. Ntavuga amagambo menshi, we ni igikorwa arabamo Rube filime yashize icyumweru. Bimeze bite tuvuye yaratwigarukire mu gihugu indani. Uriya we yagiye kuri misiyo, barakwereka ko nino arabasita ari hano. Hari amajwi yumvishije, hari icyamukanze, twarabibonye. Shitani ari hano, hari icyamukanze, twarebye. Barakwereka ari hano, shitani ari hano mu ishyamba, yavuyeyo gutyo. Abantu bari kuvuga ntago ndi kumwe nabo, ngiye nzabukora. Ari Satani yumvishijwe iri muhamagara, yumvishijwe. Wumve Satani yumvishijwe iri muhamagara. Hey Satani we, shitani yumvishijwe iri muhamagara mu ishyamba. Even like someone whose image has suddenly vanished from his mind. Satani usigaye witwara nk'umuntu utangiye guta umutwe. Ijwi riri kubwira Satani riri kuva hehe? Hey wumve, You are cruel, uri mubi cyane, monster and a killer. usigaye uri n'umwicanyi. Shitani yumvishijwe iri mubwira. Souls of people that you're killing Ubugingo bw'abantu uri kwica buzagukurikirana. Shitani atangiye kumva ijwi rimubwira, rimubwira ati Satani usigaye uri mubi cyane, witwara nabi, n'ikindi uri umwicanyi. Ati ubugingo bw'abantu uri kwica Shitani buzagukurikirana. Satani imbere yari umupampi. Satani imbere ntabwo yajyaga yica abantu, yari atarahinduka ikirura ngo tubibone. Ni byinshi bitangiye guhinduka ku buzima bwa Satani tutari tuzi. Urinde I'm nobody. ntawe ndiwe. I live everywhere and nowhere. Ati mba ahantu hose kandi nta hantu na hamwe mba. Nyagasani hayi wumva umuntu uri kumubwira ati mba ahantu hose kandi nta hantu na hamwe mba. I'm me Uri nje and I'm you. nanjye ndi wowe. Hey What do you want from me? urashaka iki? Stop being evil. Rekeraho kuba ikibi Satani. I need you to properly use your powers. Ndagira gukoresha imbaraga zawe mu buryo bwiza cyane. I kept on arguing. How long will you be careless? Ese uzageza ryari umuntu udafite icyo witayeho Satani we? At the extent of not controlling your Kugeza power. kuri rwa rwego utabasha no gukontorora imbaraga zawe. Stubborn. Wankubaganyiwe. Find your destiny. Ndagira ngo ushake icyerekezo cyawe Satani. Ndeka njyenyine ariko ndeka njyenyine. Hey Nyagasani. Ati Satani shaka icyerekezo cyawe urekeraho kuba umuntu mubi. Imbaraga zawe zikoreshe neza. Hey ugiye kuri kumvuga ari. Ancestors Abakurambere bacu did not want us to use our powers in disgracing things. abakurambere bacu
yacu nifuza ko dukoresha imbaraga zacu mu buryo bubi. And you are aware of associated effects if you don't change. Kandi urabizi bizakurikira nuramuka udahindutse. Umve. We'll end up killing many innocent people. Uzica inzirakarengane nyinshi Satani nuramuka udahindutse. We wiped out our family. Uko twarimbuye famiye yacu yose igashira. Satani nimba yarimbuye famiye ntago twari tubizi. Ni byinshi dutangiye kumenya kuri Satani. Nakubwiye ngo ni ya filime ifite icyerekezo ifite higana. Do. Hey. Yeah. Hey. Do. Yeah. Yewe gakanopi wakawe. Director ni Mr. X. Uwagashutinze bamwita Mr. Nde Ryan, Max Ryan Samahanga. Yeah, Max Ryan Simba. Iyi episode yatewe inkunga na High Five. Isanzwe bagezaho imiziki murayizi High Five. High Five no kubufatanye yateye inkunga iyi episode. Sibyo? Umva amagambo dutangiranye. Princess from Gisaka Kingdom. Ati twebwe turi bikomangoma bituruka mu bwami bwa Gisaka. Sasa Satani barakwereka Satani ryajwi ryamuganirizaga ryakomeje kumuganiriza tutanabireba. Yababwira ati Satani burya weho nje nawe, uwo muntu uri kumubwira kubwira ati nje nawe Satani turi bikomangoma bituruka mu bwami bwa Gisaka. In 3000 before Christ. Ndetse twavukiye mu bwami bwa Gisaka imyaka 3000 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Mu yandi magambo Satani aruta Yesu, yavutse imyaka 3000 mbere yuko Yesu Kristo avuka. Ariko Yesu yarari mu ijuru. Our royal family corrupts as a result of jealousy. Ati nanone famiye yacu yaje kurimbuka bitewe n'ishyari. Our stepmother restored the powerful crown and sold it to foreigners. Ati byatewe nanone na mukadata wafashe ikamba ry'irinyembaraga ry'ubwami bwacu arigurisha nde abanyamahanga. Because King Father had refused to inherit her coward son. Bitewe nuko papa wacu umwami yari yanze kugira gute gusigira ubwami umwana w'ikigwari w'uwo mukadata wacu, avuga ati wa mugore rero wambyariye cyana cy'ikigwari sinagisigira ubwami. Bituma mukasi wa Satani n'uyu muntu uri kutuganira tutaramenya izina rye afata ikamba ry'ubwami ry'irinyembaraga arigurisha nde arigurisha abanyamahanga. The same year, wizards used magic to transform the most beautiful queen. Ati ibyo byaje gukurikirwa nuko umupfumu cyangwa se umukorikori wari muri ubwo bwami yaje gufata mama wacu, bivuze ngo ni umugore mukuru w'umwami ari wabyaraga Satani n'uyu muntu uri kutuganira tutaramenya ngo ninde, arangije agira ate ngo bamuhinduramo ikirura. From human being, bamukuraho kuba umuntu bamugira ikirura. Alpha raped her before she was executed with us in the womb. Amazingly, she delivered a half human and a half wolf. Ati uwo mubyeyi rero bamaze kumujyana mu ishyamba bagiye kumuhindura mbere yuko bamubohoza. Bagiye kumubohoza basanga Alpha cyangwa se umuyobozi w'ibirura. Muri ibirura bigira icyitwa paka cyangwa se umukumbi cyangwa se agakungu nakimbwa. Imbwa yo ziri hamwe ari mu itsinda bazita agakungu. Sibyo? Nimba umubyeyi we yarigeze kubwira ngo mwabana mwe mufite agakungu, yashaka kubabwira ngo mwakoze agakungu, yashaka kubabwira ngo mwakoze itsinda ry'imbwa. Agakungu mu Kinyarwanda ni imbwa nyinshi ziri hamwe. Sibyo? Ati sasa icyo gihe mama wacu bamujyanye mu ishyamba mbere yuko bamubohoza. Ikirura gikuru kiyoboye ibindi birura, ibiyoboye paka bakitaga Alpha. Ikirura gikuru cyagize gute? Cyari cyamaze gufata ku ngufu umubyeyi. No twins. Uwo mubyeyi mbere yuko bamuhoza yahise abyara impanga. Yaratewe inda nande? Yaratewe inda n'ikirura gikuru. Mama wa Satani yabyaye impanga ebyiri. Who even more powerful than me. Ariko ngiye nawe nubwo twavuze turi impanga wandushaga imbaraga n'umujinya. Satani sasa umuntu uri kutuganirira ni impanga ya Satani. Ati Satani reka nkubwire, mama wacu yatubyaye turi igice kimwe umuntu, ikindi gice ikirura, ariko we Satani wafukanye umujinya. Uri kumva nibibaraga byinshi. It is a sad story. Ni muri babaje ariko nukuri. Your command, we took lives of all of our relatives. Ati tegeko waje gutanga muri iyo myaka rero Satani
satani ryatumye twica abo dufite icyo dupfana bose. Satani muri iyo myaka 3,000 mbere yuko Yesu Kristo avuka, satani yatanze itegeko bica famiye ye yose, asigarana n'imanga ye. It seemed like I was the next. Ati byaragaragaraga ko ari njye uzakurikizaho kwica satani we. Satani byari bigeze nagomba kwica impanga ye. I fled. Ariko kubw'amahirwe narahunze. I am the sole survivor. Ninjye njyenyine wabashije kurokoka muri famiye yacu, ninjye utishe. Satani bivuze ngo imyaka 3,000 mbere yuko Yesu Kristo avuka, satani yishe famiye yose, bigera naho ashaka kwica impanga yari yiri kutuganira ari neri kumukebura. So putting on those spectacles during days and nights. Atereka mubwire no satani nimba ushaka kumera neza, nugizere ukora izo rinete haba kumanywa haba na ninjoro. Will remain the only way to control your powers. Izo rinete naguhaye nizo zonyine zatuma ubasha gukontorora imbaraga zawe. Hey, satani bivuze ngo mu gihe azaba atambaye izi rinete haba kumanywa haba na ninjoro, Bibiliya bibaraga sigagira byo guhinduka ikirura, hari igihe azajya ashiduka yindutse ikirura akica abantu. Ariko mu gihe yambaye izo rinete azajya aguma ari umuntu utuje, ari umwana mwiza, nka kumwe tumuzi utangira season yacu ari umupampe. Remove them, you will regain your sight of beasts. Ati nukuramo izo spectacles zawe cyangwa se rinete mu yandi magambo, uzongera ugire rwa ruhande rwawe rw'ikirura rukurimo wica abantu. Fear of the globe and human beings on it. Ati reka mubwire satani igukiza gutabarwa ku isi ndetse n'ikiremwa muntu cyituye mu bishingiye kuri zo cyase kuri wowe. The world is under attack. Iyi si yacu dutuyemo yatatswe, harabayiteye. The savior. Ni wewe wenyine watabara iyi si satani. Mama we, satani ngo niwe mucunguzi wenyine watabara iyi si yacu yatatswe. Bimeze bite? Ibaze kuburi iyi film utarakora subscribe. Banumva umeze nk'umujura, umeze nk'uri kunyiba. Ese ukoze subscribe wabikira? Sibye wa mutima mubi.